tariki 17 z'ukwezi kwa munani 2022 yatubereye y'agahinda. Iva Buravani twakundaga cyane, uragiye uradusize. Yanga twemeraga mu gasobanuye, uragiye dusize ntituzabibagirwa. N'uyu munsi kandi Imana iracyavuga. N'uyu munsi ijwi ry'Imana ndarizi, numvise ijwi ryayo. Uyu Yanga muganira uyu munsi wa none, Yanga mwamenye cyagiye kwa kundi. Ndashaka kubabwira ko ari Yanga wamenye Imana, Yanga uvuga Imana, Yanga uhagarara akavuga ashize amanga, kandi Yanga ushaka kubabwira ko uko yankijije uyu munsi yagukiza. Amasengesho ahindura ibintu byose, hari imbaraga mu gusenga. Umupira numva senzakina umupira. Uramutse ubwiwe ko usigaje umunsi umwe wo kubaho, ni iki kintu wakora muri uwo munsi wose? Nanezerwa, nakwishima, mbese namakinga shuba ko nezerewe pe. Jewe swat natumiza inshuti y'abavandimwe tukagira ibyo bihe, tugatarama, tukaririmba, tukabyina, tugakora iki. Kuko one thing is for sure, nabangiye mu ijuru. Yuri kwite nubwo tuzi neza ko aho bagiye baruhuke mu mahoro, natwe duharanire gukora ibikorwa nk'ibyo bakoze. Aba bagabo Iva Buravani ni ukuri waduhaye akaririmbo, n'ubu ngenda cyakibuka Marayika, izindi nyinshi wagiye, ibikorwa wakoze, inyinshi wakoze. Ni ukuri aho wari urwariye hano, nubwo tutari twagize, ni ukuri twahageraga. Ni ukuri ndi Imana nasaba kugarura abantu bacu twakundaga, ariko nta kundi. Oh my God, thank you. Niyo ndirimbo mporana ku mutima, wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. I thank you Lord Abadata, nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye, ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze. Yanga nawe ndizera ko gukiranuka kwawe kwagukijije. Iva Buravani, indirimbo nziza wasize ukoze, ibikorwa wagiye ukora, aho wigaragaje uririmbana n'abana, aho wigaragaje utanga ibikorwa byiza, aho wigaragaje uvuga Imana, aho wigaragaje Imana ntabwo yagutererana. Ni ukuruhukira mu mahoro, kandi mwese twizera ko natwe ariryo rema. Bati kuki uhora wishimye, bati kuki uhorana akanyamuneza. Iyo nsubije nterura ngira ni nta wundi ni Yesu, aya mahoro mumbonana ni Yesu, ntacyo nagushoboza atari Yesu, ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze. Mana yacu tuzaturabazirikana, Mana yacu wakire Iva Buravani. Ni ukuri turagushimiye, turaguhimbaje Mana, udahema kuduterana. Amen. Oh my God, thank you. Niyo ndirimbo mporana ku mutima, wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. I thank you Lord Abadata, nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye, ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze. Ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwo ndi we,